Hello bakunzi ba Wapati TV, ndabasuhuje aho muri hose, aba amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, abari ku migabane yose igize isi, yaba Amerika, yaba Uburayi, Afurika ndetse na Aziya. Ngarukanye rero inkuru ishimishije cyane ni muyumva rwose, ndakeka ko buri wese ari bwishime cyane. Ni inkuru rero itugezeho mu kanya, aho hagaragaye bwa mbere mu mateka hagaragaye invitation ya Ismael Mwanafunzi. Uti bimeze bite rero? Mu kanya mu masaha nka saa 5 rwose niho iyi invitation ishyizwe hanze. Byumvikane ko nta minota rwose irashira iyi invitation igaragaye. N'ubukwe rero bugiye kuvugisha benshi cyane, harimo abakunze Ismael Mwanafunzi, ngira ngo muramuzi mu biganiro bitandukanye by'ubumenyi, waruzi ko kuri RBA ndetse yanakoze ku Isango Star, aho yagarukaga cyane, yibandaga ku biganiro by'ubuhanga bijijura abantu. Ibi rero bikaba ari inkuru ishimishije, wakwibaza ati se agiye kurushinga nande? Agiye kurushinga n'umukobwa mwiza cyane witwa Mahoro Claudine. Uyu Mahoro Claudine tubibutsa ko bahuje kariyeri, nawe ni umunyamakurukazi, yajya akora ibiganiro byinshi ndetse agenda anashingwa imirimo imwe n'imwe ku maradiyo atandukanye. Ubu bukwe rero wakwibaza uti se niba nshaka kuzashyiramo agakote nkavumba, cyane ko kuvumba byemewe mu muco nyarwanda. Ubu bukwe buzaba ku itariki ya mbere Nyakanga, ariko ku muntu uri i Kigali, ubwo ni ya mbere Nyakanga z'uyu mwaka. Ku muntu uri i Kigali rero uti biragusaba iki? Biragusaba kuzakatisha tike cyangwa se ukashyira essence mu modoka yawe ukerekeza i Huye, kuko yaba imihango yo gukwa, yaba imihango yo gusezerana imbere y'Imana, ndetse yemwe no kwiyakira, ngira ngo mwabibonye ku ifoto, yose izabera i Butare. Ku ya mbere rero Nyakanga niho ubu bukwe bw'uyu musitari, navuga ko ari umusitari cyane kuko yafashe imitima y'abantu benshi. Abenshi bamwumvise mu biganiro byinshi bamubwira ati Ismael rwose urakora cyane kabisa, uraduhugura, uratujijura, mbese uri byose. Abantu rero bamukunze, ngira ngo iyi nkuru iri bubashimishe cyane. Ni inkuru nziza cyane kuko abenshi banateraga urwenya bati dore ukuntu bavuga ukuntu Ismael agiye yatereta, babisanisha n'ibiganiro ajya akora. Abandi bakavuga ati se umusore ari shy cyane, azahabona umugore, abantu urabaza. Ariko ikigaragara ni uko rwose aberetse ko ibintu byose bishoboka, aho ndetse rwose agiye kurongora umukobwa babyumva kimwe, ngira ngo banahuje karagiteri. Nawe ni umuntu rwose utapfa kubona ifoto ye cyane ahantu hose. Ni abantu mbese bagira privacy cyane, ngira ngo kubona ifoto ya Mwanafunzi, amafoto amenshi mubona naba yaragiye afotorwa atanabishaka rwose, atabizi, ari muri studio mu kazi. Abenshi rero babiheragaho bavuga bati se uyu musore utajya wigaragaza cyane ngo ajye muri KTE, muri Instagram, muri Snapchat, ibintu byose bigezweho kuri iki gihe, ese uyu muntu ubundi ku bakobwa bigenda bite? Buriya arabishobora. Arashyize rero, arabyerekanye rwose, ngira ngo abazashobora kubutaha rwose tuzabutahe. Uyu musore rega, uretse no kuba umusitari, birumvikana yuko rwose ibiganiro agiye akora byagiye bifasha abantu benshi. Buriya muntu ukubwira ati
akakuzana ubumenyi bwose buri nkuye mu ndimi zose, ubushakashatsi akabukora, akakuzanira ubumenyi bw'imbumbe, akakubwira ibintu wakabaye wiga no mu ishuri imyaka myinshi, akabikuzanira mu kiganiro kitarenga iminota 30. ntacyo wamunganya. Abantu rero benshi bagiye kubivuga cyane, bibutsa ko nyine inkuru iracyari nshyashya cyane, igiye hanze mu kanya gato rwose, mu masaha 5. inkuru iracyashyushye ngira ngo abashaka inkuru zirambuye cyane mukomeze mukurikirane Yuwapati TV, kandi mukomeze munakurikirane izindi mbuga zose, izindi YouTube channels z'abandi banyamakuru babizi cyane. mu kanya gato rwose barakomeza babivugaho, ndabizi sampurusa. Natwe turakomeza dushakisha amakuru y'impamo n'amakuru yose amuvugwaho, avugwa ku bukwe n'andi yose ashobora kuza aganisha ku bukwe bwa Ismael Mwanafunzi. Turabashimiye rero, tubifurije kugubwa neza, tubifurije umunsi mwiza, tubifurije impagarike, tubifurije kandi byiza byose bitangwa n'umuremyi Nyagasani Rurema wa twese. Yuwapati TV nakagaruka, turakomeza tubakurikiranire, kandi turakomeza tubararikira gukurikirana ibindi biganiro byose bizajya bica kuri channel. Murakoze cyane, murakarama.